turabashimiye cyane rwose mwese mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byinshi tubagezaho bya Nshuti Innovative TV. Sasa mbikuri benshi babyise guhangana, abandi babyita guhangana hagati y'inzego, kuko bamwe ntago bumva gukuntu Scovia yatinyuka kuba wenda hamera nk'uhangaye cyangwa se nk'ushaka guhangana na Minister Nduhungirehe. Mu by'ukuri benshi bagiye babivuga mu buryo butandukanye, bandi bakavuga bati Scovia yaratinyutse bihagije, yakoze ikintu kidakwiye atarakwiye kuba yakora. Mu by'ukuri urebye na titre yarahanganye nayo, ariko nanone nk'uko byagiye bigaragara, ngira ngo mwarabibonye mu nama yabaye ejo ku munsi w'ejo, aho uko by'umwihariko na Perezida Nyakubahwa birumvikana Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagarutse ku iki kibazo cy'aba bombi, ashaka kumenya icyabaye. Mu by'ukuri rero bikagaragara ko habaye ikibazo cyo kutumvikana hagati y'ururimi, kuko umwe yakoreshaga birumvikana habaye kugobwa mu rurimi ko ntabwo babashaka kumvaga icyo rurimi rw'igifaransa. Mu by'ukuri rero ikigaragara cyo nuko mu kugaruka kw'iki ikibazo cy'aba bombi bagiranye, mu by'ukuri byatumye rero hongera kuboneka icyitwa show, cyangwa se shobora kugira n'icyitwa show ku ba content creators benshi, kuko aba content creators benshi bahise babona nyine content yo kuvugaho. So rero mu by'ukuri murabyuka kuko no ku nshuro ya mbere nyine habayeho kutumvikana hagati y'aba bombi, ubwo Minister Nduhungirehe yagaragaje yasobanuraga abamenyesha ko bagomba gushaka abantu bazi kumva Igifaransa kugira ngo bagene birumvikana bijye binafasha igitangazamakuru gutangaza inkuru neza. Ibyo rero mubye ngo abajye mubikurikirana mwagiye mubyumva. Hanyuma rero hano rero ku munsi w'ejo, nk'uko Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabigarutseho kwa bombi agaragaza ikibazo bafitanye, mu by'ukuri byatumye rero imbuga nkoranyambaga hirya no hino, ibitangazamakuru bitandukanye, bose bongera guhaguruka noneho bakongera bakavuga ikibazo bundi bushyashya, aho mu by'ukuri ku ruhande rumwe bitandukanye n'ibyo abantu bari biteze, nk'uko abantu benshi batekerezaga ko kwaba rwangara inzego, ariko hari icyo Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabitangaje. Ngira mwaranabibonye ko hari naho yageze rwose arababwira ati ahubwo nibo bakagombye kuba gusaba imbabazi. So rero ndagira ngo dufate umwanya turebe mu by'ukuri, twongere dusesengure nako dusengura ikibazo cya bombi ukuntu giteye. Mu by'ukuri ntidukomeze kwifata nk'ibintu biri show gusa, ariko nanone tugomba no kumenya ko habarimo n'isomo ryo kwitondera gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko hari igihe ukora agakosa gato gusa bitewe na titre ufite cyangwa se n'icyo uricyo, nabyo ubwabyo bikaba byagira ukuntu bigaragara mu maso ya rubanda, nk'uko benshi bagiye babivuga. Sasa mbikuri reka dufate umwanya dukurikirane neza, ubwo reka mbabwire ngo ntimujye kure, mukomeze mugumane na Nshuti Innovative TV. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier yari ibiki? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you mbere yo kumbaza banza usobanurire menye ibyabaye n'iki. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi Igifaransa neza, ku rwego Nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa, asubiza yavugaga kuri issue ya Kongo. Hari abo ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu, kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo, kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze
yabona ashubije mu nzira iyo nabishyiragamo ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato ntabwo njye nabibonamo ikibazo ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no ubwo biba byahinduye isura aho niho nagira ikibazo niko byagenze or what happened ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cya nyacyo kuko na message utabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze noneho ushaka intambara z'ubusa kweri hanyuma aza gusubiza ndabyibuka hari ku cyumweru ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa kandi koko sinkizi ariko wabo dukorana bamwe baba bagerageje ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza ariko wiseguriraga iki ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariko